Imana ari myiza ku rubyaro rwacu, natwe tukaba twarashyizweho ngo tuba abafasha b'Imana kugira ngo tururere. Reka twe korora abana ngo niturangiza turere abakozi, ahubwo dufasha abana bacu kugira ngo turerere u Rwanda, tugire ejo heza, ejo generasiyo zigiye gukurikira cyangwa se ibisekuru bigiye gukurikira bizagira abana bazima. Turabasuje mwese abadukurikira kuri kamera za Me and Me TV show. Imana y'amahoro nibaho umugisha. Ni Mama Queen ugarutse, inshuti yanyu, wa mubyeyi mukunda, wa mubyeyi bakunda. Nukuri ndabasuje rero aho muherereye hose mu Rwanda, hanze yarwo, mu migabane itandukanye y'isi. Amahoro y'Imana nabwire muri mwebwe kandi Uwiteka agumye kubana namwe. Mumeze mute mu mitima yanyu? Murumva muhumeka mute? Bwakeye bute? Bwiriwe bute aho muherereye hose? Ndizera ko muguwe neza. Abantu muguwe neza, Imana ishimwe, kandi n'abari mu bihe bitoroshye namwe Uwiteka agumye agira icyo abakorera, agumye abiyereke gukomera kwe ni kwinshi, kandi njya nkunda kuvuga ngo imigambi y'Imana ni myiza kuri twebwe ku buzima bwacu. Rero Imana y'amahoro nishimwe kuko iba yadutije umunsi wo kuba yongeye kutwemerera, tukongera tugahumeka, tukongera tukabyuka turi bazima, tukabona aho dutuye biraho, igihugu cyacu ni kizima, nta midugararo, hirya no hino tukumva uko bimeze, tuba tubona nibura uko biri, hari icyo Uwiteka aba yakoze. Ngewe nawe rero dufite amashimwe, dufite impamvu nyinshi zo gushimira Imana. Uyu mwanya mwiza rero muri aya masaha narinje kuri kamera za TV yitwa Me and Me TV show, mumaze kuyimenyera kenshi. Uyu mwanya ndagira ngo tuganire ku kintu, ntago turi mu mari igihe kinini, murabizi nta mpamvu yo kubatindira, ariko icyo nshaka kubabwira mba nta kibabwiye. Ndagira ngo tuganire ukuntu abantu muri iyi minsi barimo korora abana bakarera abakozi. Muri iyi minsi turi mu biruhuko, abana baje mu biruhuko, abana baratashye, abandi barimo gukora ibizamini bya leta, ariko kandi biragaragara neza yuko abana mu biruhuko bajya bangirika, abana mu biruhuko bajya bahura n'ibibazo bitandukanye, kubera yuko akenshi usanga baza mu biruhuko ntibagire icyo bakora. Abandi bakaza bakabona nibwo babonye umwanya wa filime, ugasanga nibwo babonye umwanya wo gutembera, nibwo babonye umwanya wo kujya mu bitaramo, abandi nibwo babonye umwanya wo kujya mu mabuye kwikorera, abandi bagiye guhinga imiceri, abandi bagiye gusoroma ibyayi. Mu by'ukuri mu mavakanse ni abana benshi bakunda kwangirikiramo iyo hatabayeho gikurikirana cy'ababyeyi. Iyo ababyeyi badakurikiranye ngo barebe ngo abana bimeze bite. Iki ndakivuga mpereye ku nkuru ntoya y'umumama w'inshuti yanjye, yari ari atubwira ukuntu bagiye gusura mugenzi wabo, afite abana bakuru b'abakobwa biga ama university, buri umwe afite computer ye n'undi afite computer ye. Iyo atagiye ku ishuri, buri mwana bari mu cyumba cye, undi ari mu cyumba cye na machine na telefone, abyukira igihe yashakiye, aryamira igihe yashakiye, nta kintu wamubaza, baramumesera buri kimwe, kandi ni abakobwa b'inkumi, barabakorera. Umwe aravuga ati ndashaka kurya iki, bakamukorera, undi ati ndashaka kurya iki, bakamukorera. Nta mwana ushoboye kugira icyo akora, ntiyabyuka ngo akorope, ntiyabyuka ngo yoze ibyombo, ntiyabyuka ngo arebe mu rugo uko bimeze, abe yagira imyenda afura, oya. Ibyo rero ugasanga nukorora abana. Hanyuma umumama ngo arangije areba abo bana, areba ukuntu umukozi yahibikanye, areba ibintu akora, areba ukuntu yita ku batoya, areba ibintu, mbese ngabona harimo ikibazo. Ngo arangije abaza umwe muri ba bakobwa, aramubaza ati koko iyo mubona umukozi akora ibi bintu, iyo mubona ibintu bimeze gutya, muba mwumva mutekereza iki nk'abana b'abakobwa? Ejo muzubaka ingo, ejo muzagira ingo zanyu, ejo muzamutari kumwe n'ababyeyi, mwumva bimeze bite? Kuki mwifata gutya? Ngo ndagiye kumubwira, aramubwira terega, ibintu byarahindutse, mwebwe ababyeyi mworoye abana, murera abakozi. Uburere mwagahaye abana mubwihera abakozi. Umukozi arava mu cyaro iyo ngiyo za Nyamagabe, akava mu cyaro iyo ngiyo za Kibungo, akava mu cyaro iyo hose, akaza atazi gukoropa ku makaro, akaza atazi koza ibyombo neza, akaza atazi guteka ifiriti, akaza atazi guteka inyama, ya mirimo yo mu ngo twitwa ko abanyakigali bagira. Ugasanga umukozi aje ari mushyashya mu kazi, yamara kuhagera ugahera ku kintu cya mbere, tudore bakoropa gutya, tapi ijya ahangaha, intebe bazanaguza aya mavuta cyangwa uyu muti, mukabata ibintu babitenga gutya, buri kintu cyose ukamwereka. Wagera mu gikoni uti ibyombo bibikwa gutya, ibiryo bibikwa aha, ukamwereka uti indyo initekwa gutya, amata y'umwana abikwa, buri kintu cyose, dore bafura batya, produit bakoresha bafura nizi.
umukozi ukamuhera ku murongo ukamutoza kandi koko akabifata, uko batera ipasi, uko bamesa, uko babika imyenda muri garderobe, uko basasa, ugasanga na ba bakobwa b'inkumu bwabo barababyutsa bakabasasira. Noneho ngo umwana arangije anamubwira ati mwareze abakozi abana mugira gute muraborora, ikintu y'icyorora ugishyira hariya mu kiraro, ubundi ukajya wahira ibyo kurya ukakizanira, wahira ukizanira, amazi ukizanira, ikintu cyose ukizanira, ikintu cyose ntacyo kizi kwikorera, ahubwo wowe uracyoroye. Ariko icyo bita uburere, kurera umwana ni ukumutoza. Bibiliya yarambwiye ngo menyereza umwana inzira azanyuramo kugeza imvi zibaye uruyenzi azaba akigenderamo. Muri iyi minsi rero ubona ko ababyeyi twabaye abantu bahuze cyane kubera ubuzima bumwe bwo muri iyi minsi bukakaye. Ababyeyi barahuze, bafite imirimo myinshi itandukanye, nta mwanya tukibona, nta mwanya wo kuganira n'abana tukibona. Abana mu biruhuko baraza bifitiye izindi gahunda zabo, baza barapanze gahunda zabo. Hanyuma rero tuba dufite abakozi bagomba kubikora. Ejo ugasanga umwana w'umukobwa agize urugo ntazi kwikuburira, azi kuzamushyingira ukamuhereza umukozi. Umwana w'umukobwa agiye kwibana, agiye atazi kwimesera, agiye atazi kwisasira, agiye atazi gukora ibintu byo mu rugo. Ese mwebwe mwumva aba bana turimo turera ko ari twebwe ababyeyi bo kurera muri iyi minsi kugira ngo turerere u Rwanda rw'ejo, ko ari twe bo kugira icyo duhindura, ko ari twe dukwiye, nitwe turimo tubyara abayobozi b'ejo hazaza. Kuko twebwe mu mirimo yose dukora, aho ngiyewe nkorera ibyo nkora, wowe ibyo ukora, ofisi waba wicayemo, iduka waba wicayemo, ikintu icyo ari cyo cyose waba urimo gukora uyu mwanya, ni ukuvuga ngo ukirimo ariko urimo kugenda uva mu nzira, niko nabivuga. Uragenda ukenera abasimbura, hari igihe kizagera dukenera abandi bajya muri uwo mwanya. Ese urumva mu myanya turimo uyu munsi, muri generasiyo izakurikira uzabona umusimbura wa nyawe? Uzaba ubona umuntu ushaka kujya muri wa mwanya agakora ibyo agomba? Ntabwo mbizi. Ngewe ndi umubyeyi, nawe unkurikira uri umubyeyi, cyangwa se uri n'umwe mu rubyiruko ndimo mvuga. Hari ukuntu tutarimo dutegura ejo hazaza h'urubyaro tubyara, tutarimo dutegura ejo hazaza h'urubyiruko dufite. Ugasanga umwana n'uwo kwirirwa muri show, niko babivuga. Umwana n'uwo kwirirwa urwara yaruciye rusize neza, urundi rwometse. Umwana n'uwo kwirirwa akamekapu karaho, agasatsi keza gakoze. Umusore n'uwo kwirirwa areba inkweto yayimesha yashyize hariya ikoboyi ye, umwenda mwiza, acunganwa n'ahari show runaka, hari ikirori runaka, ngizo za baby shower, ngizo za bridal shower, ngayo ma anniversaire adashira, ng'ibitaramo bidashira, ng'ibyo gusohoka ku mazi. Mbese ibintu ni byinshi mu biruhuko. Ariko ibyo byakaba byinshi, ndabinginze babyeyi, nkurikije ibintu umuntu aba abona mu ngo, uburyo abana turimo tubarera, imivugire yabo biragaragara ko nta mwanya. Njya nkunda kuvuga ngo imbuto tubiba twebwe nizo dusarura. Niba umuntu afata umwanya wo kujya guhinga umurima, yamara kuwuhinga agafata umwanya wo gutongora, yamara gutongora akagira umwanya wo kuzafata akanya ko gutera imbuto yayitera kandi akazohereza abajya kuhira. Uko yuhira birazamuka, igihe kikagera akazoherezamo ababagara, gutyo kuzageza igihe abonye umusaruro w'icyo yakoze. Natwe rero niko tumeze twebwe. Bibiliya irambwira ngo abana, ngiye nkunda abana, Bibiliya irambwira ngo abana ni umwandu uturuka ku Uwiteka, niwo mugisha Imana itanga. Hari ababona rero uwo mugisha bakawupfusha ubusa. Twe tugire umugisha wo kuba tubafite, tuzirikane ko hari abatabafite babifuza, tuzirikane ko hari ababigeze batakibafite. Wowe ukibafite ubakoresheho icyo Imana yagushyiriyeho, kugira ngo umugambi w'Imana kuri bo usohore, bavemo ababyeyi beza, bazavemo Rwanda rw'ejo rwiza, bazavemo abagabo beza. Abo bana tubyara nibo bazaba abaminisitiri, nibo bazavamo abadepite, nibo bazavamo abaperezida, nibo bazavamo abambasaderi b'igihugu cyacu, nibo bazavamo abantu bahagarariye u Rwanda rwacu mu bihugu bitandukanye, nibo bazavamo aba enjeniyeri bakomeye, nibo ba professor dufite, nibo ba doctor dufite. Ngaho ntekerereza rero gusanga urimo uvurwa n'umudokiteri wibera mu kabyiniro, wibera kuri plage, isaha n'isaha show aho yashyushye yagiye, ubwenge buri muri ibyo bintu byose. Hari ukuntu tugomba kugira ibintu duforuma, ukarera umwana umutoza ubikurikije n'icyo wifuza kazabajya. Twe turategura nk'ababyeyi, Imana ibifite icyo yagambiriye kuri we.
kuko nigeze numva umuntu avuga ngo uburere buruta ubuvuke. Uyu munsi hari abana bariho mu by'ukuri barira ku mazina y'iwabo, akarira ku izina rya papa we, akarira ku izina ry'umubyeyi, ariko iyo bitaza kuba icyo ngicyo umwana nta bushobozi mu mutwe afite, nta n'ubushobozi bw'amaboko afite, atabasha kugira icyo yimarira, ariko kuko izina ry'iwabo rizwi akagira icyo ageraho. Ibyo rero hari igihe bijya birangira cyangwa nawe umubyeyi ukaba nta zina ufite umwana yarisha, ariko ukaba wagira icyo ukora kugira ngo umureme ejo ko azihagararira mu cyuho, akihagararira akirwanaho izina rye rikazamuka. Njyewe nawe n'iki turimo dukora muri iyi minsi? Abana ku mihanda ni benshi, mayibobo zabaye nyinshi, mu biraro ni benshi, abana badafite aho baba ni benshi. Urasanga ababyeyi dukoresha abana imirimo y'agahato, reka mvuge gutyo. Abana barajya mu mabuye, barirwa bikoreye amabuye, abana baririrwa mu birombe bacukura imicanga, abana baririrwa mu miceri bahinga birukana inyoni, abana baririrwa mu byayi basoroma, izuba rirenda kubica. Abana babaye abana, abo ni babandi twita ko baciriritse baho ngaho mu byaro bakora iyo mirimo. Ababashe kugira icyo bakora bakoreshwa iburetwa, none abatabashe kugira icyo bakora rero ni ba madederi niko navuga, n'abatesi batereye aho bashyirirwa ibiryo ku isahani bakananirwa no kwitamika. Rero ibyo byose ni twebwe ababyeyi, njye nta wundi mbyagiriza, kuko umwana aho kugira ngo urere umukozi hanyuma umwana umworore, gerageza utange. Ni byiza ko abo bakozi dutunga, aba bana badufasha imirimo mu rugo, ni byiza ko babimenya, ariko kandi birakwiye ko nabo turera bacu twabyaye cyangwa se abo mu mafamiye bagira igiture cy'ababyeyi kandi bakabona imirimo bakwiye gukora, bakigishwa. Ni gute umwana ava ku myaka 8 akarinda ageza 17 ataramenya kwimesera? Ugasanga uziko hari abana bajya mu masegonderi, ugasanga umwana imyenda atwaye ashobora kuba yiha abandi bakamufurira, cyangwa hakaba higiye weekend igera iwabo bakajya kuzana imyenda umwana yambaye bagafura bakazongera bakamushyira. Ntabwo ari ukurera n'ukorora, ntabwo ari ukurera n'ukorora. Njyewe nk'umubyeyi mfite inshingano zikomeye ku mwana nabyaye, kuko uyu mwana umubyara wari umukeneye. Aba bana turimo dupfusha ubusa ni impano twahawe n'Uwiteka, niwo mwandu wacu, niwo mugisha Imana yaduhaye, kubera yuko igihe wari urimo umubyara hari igihe wababaye, hari igihe usanga utari no mu mubare. Njye nkunda kuvuga ni hari bari batari mu mibare y'abantu bazabyara. Imana ikakugirira favor, ikaguha favor, ukajya kubona ukabona uribarutse umuhungu n'umukobwa, ugakurikiza 1 2 3, warangiza ugasanga urimo kubapfusha ubusa. Uzirikana ko hari abababyaye bakabatiye mu marigore, uzirikana ko hari abababyaye bakabajugunya mu matuwarete, uzirikana ko hari abakuyemo izo nda zikiri ntoya, uzirikana ko hari abari ku misozi barimo basengera kubona urubyaro. Wowe rero urufite ugasanga urarupfusha ubusa. Nshuti zanjye bavandimwe, dushyire ubwenge ku rubyaro rwacu, tubashakira umwanya. Aba bana baradukeneye uko dukeneranye twebwe nk'abantu bashakanye, tugakenera wa mwanya wacu wihariye, kwa kundi dukenera kuganira icyerekezo ku bintu runaka, niko n'abana bacu badukeneye. Kandi imibereho ababyeyi tubaho mu ngo, uburyo tubaho busanzwe, nibwo butuma abana bamenya ngo iwacu babayeho bate. Njye mpamya neza ntashidikanya naho umwana yasohoka akagira ukundi kuntu yitwara kutari kwiza, ariko hari ibyo yibuka, akavuga ati ariko mama ajya yifata atya, papa ajya yifata atya. Hari umuntu ushaka kuganira akakubwira atumva, aho kugira ngo ngire urugo nk'urwa mama cyangwa urwa papa nzarorere gushaka. Uyu munsi ingo dufite ziteye impungenge. Uyu munsi ingo dufite abantu urubyiruko ruri hanze rurimo gutinya kubaka, kuko izubatswe zirasenyuka, cyangwa ibyo babona mu ngo z'abakuze bagafatiyeho urugero ntabwo bishobotse, bituma bafata isura mbi. Umwana arareba agasanga iwabo ni mu mpagarara, ni mu nduru, ni mu kavuyo, ni mu bitutsi, ni mu nki, ni mu migeri, nta uryama, nta usinzira. Mama arahukana buri munsi uko bwije nuko bukeye. Umwana akavuga ati ubundi ngiye urugo nshaka nuruhe, ndarukura he urugo rwiza ko ndebe ibintu byose byanze. Ugasanga reference cyangwa se amakuru arayafata ku ngo bitewe n'amakuru azirimo mabi, kavuga ati ubwo runaka byamunaniye yarashoboye ubu nge nzabishobora. Ugasanga abantu bacitse intege gutyo, ariko ingo nziza zirahari, abazirimo beza baracyahari, ariko kandi tugomba kubamo turi beza, ariko tunarera n'abana turimo tubyara
kugira ngo babashe kugira ejo hazaza heza. Uzi gutanga amafaranga umwana wakiga mu ishuri rikomeye kuva nasari akarangiza primary kajya secondary akiga akarangiza ukishyura amamiliyoni akiga kaminuza yarangiza ejo yajya mu rugo bakajya bayirirwa bamukuzanira buri munsi umwana wo kwa runaka ninde wawe kanyeni wawe yazize iki yazize ibi n'ibi kuko mu masomo biga mu ishuri hariya mu madiplome bahereza nta diplome y'urugo irimo nta diplome y'urugo yajya muri office agakora akazi neza akabona igihembo cy'indashyikirwa ku mwaka kubera yakoze muri finance yakoze neza akabona igihembo cy'indashyikirwa kwa muganga kuko yabaye umuforomo mwiza akabona igihembo cy'indashyikirwa muri bank akabona igihembo cy'indashyikirwa mu barimu ahantu hatandukanye umwana ashobora kubona igihembo cy'indashyikirwa ku mwaka cyangwa no mu myaka ingahe bitewe n'igihe babitanga ariko mu rugo ukaba wamuha zero ukavuga uti wowe nta nubwo rwose wari urubereye kubera iki nuko iminsi bamara n'imyaka tumara mu mashuri twiga tuba twiga ubwo bumenyi dukoresha mu kazi n'ubundi buhanga ariko ntaho dusanga batwigisha ngo noneho rero muri shimi nkwigishije harimo n'ukuntu uzabana n'umugabo ntabwo harimo ko muri biology wize harimo kuzarira abana oya ntaho bihuriye ubwo bumenyi ntaho buhuriye rero ubwo burere tubukura ku babyeyi hari abana batagiriwe amahirwe yo kugira ababyeyi ariko bafite abantu bakuru babakeyaringa hari abana bafite ababyeyi ariko batabana nabo ngewe nawe turi abantu bakuru bo kurerera u Rwanda hari igihe usanga umwana akora ikosa ukavuga ngo ahango ntamukoraho bakanyica ntagira ikimubwira akamfata n'abakagira gute ndabinginze babyeyi ndabinginze nanjye niyinginga kuko nanjye umutima wanjye ndawubwira kandi bimvuga nanjye ndabibwira abandi nibwira nkuko bavuze ngo iyo utunze umuntu urutoki rumwe izindi enye zisigaye ziba zikureba wowe ubwawe ziba zikureba zivuga utunze uriya rumwe ariko nawe izindi zirakureba uko mbabwira niko nibwira kuko nanjye ndi umubyeyi urugo rwanjye dufite abana bacu dufite n'abandi barugendamo barubamo ariko icyo nshaka kuvuga ni iki turerera u Rwanda turerera Imana turerera igihugu ningira urugo rwiza rurimo abana bazima nanjye n'umugabo turi bazima itorero tubamo rizaba rizima igihugu muri rusange rigira abaturage bazima cyo gihe impagarara zizagabanuka ibibazo by'imiryango bizagabanuka divorce ziri hanze zizagabanuka kubera iki kubera ko abana batojwe bashaka bazi icyo bashaka ibintu by'imibare ibintu byo kureba ibi nibi bizagabanuka kuko umwana azajya kubaka afite icyo yubakiye azagenda afite intego ibintu turimo tubona by'impagarara hanze ha mungu umugore yisha umugabo umugabo yisha umugore ngo yiyahuye ngo yinaza muri Nyabarongo yinaze muri Ruhurura ibyo bizagenda bigabanuka nubwo kamere muntu baravuga ngo kami ka muntu ni umutima we niko bavuga ariko kandi nubwo kami ka muntu ari umutima we shyiraho akawe nk'umubyeyi hanyuma uwo mutima none se kubera iki iyo twigeze twigashima kera hari ukuntu bajyaga bafata nk'ikintu duhite tunafata n'urugero rwa hafi fata icupa ryuzuye amazi numara gufata icupa ryuzuye amazi uzane ikindi kintu gifite ibara kuko amazi nta baragira nurangiza ryabara uzane ibara ushaka urishyire muri amazi y'amazi arahita ahindura ibara afate ryarinda ushyizemo nshatse kuvuga iki abana tubyara kuva hasi ubwenge bafata guhera niba umwana umubyara akajya kwibera konka ukamwigisha gufata ibere ejo akazamuka ukamwigisha kunywa amata ejo akazamuka uko umureba mu maso uko umubyinirira akagenda asobanukirwa yumva ijwi uko ugenda umwigisha papa mama ejo ukamwigisha kwirisha ejo ukamwigisha umwana kugeza igihe umwigishije gukambakamba ukamwigisha kugenda bya bintu byose tugenda dukora ibyo nibwo burere tugenda tubaha bivuze iki page ziri vide navuga ngo ubwenge bwe ubwonko bwe buba bukeneye ko ari twe twandikaho ziri amapro zitanditseho nitwe tuba tugomba kwandikaho ibyibanze hari ibintu umuntu yiga byibanze hanyuma ibindi akazagenda akura muri bya bindi wamuhaye wenda n'urugero nka mama Queen hari uburere nakuye ku babyeyi runaka ababyeyi banjye hari uburere buke bagiye bampa bitewe n'igihe twabanye hari ubwo nabakuyeho ariko kandi muri bwa bundi nabakuyeho hari ubundi nagiye nongeraho nkura mu bavandimwe mu nshuti mubona ireferaho muba mfatiraho urugero kuko hari abagore nkuraho urugero rwiza kandi hari nabo erega mayo ibintu byose bigira ingiro hari n'ababimvuga ngo uyu ntago naba nkawe ntabwo bibaho njyewe uyu sinaba nkawe
ibi bintu akora ngewe ntabwo nabikora, nkongera nkavuga nti ariko runaka we biriya bintu akora ngewe nabikora, nanagerageza nkanongeramo. Bivuga iki? Hari abatubera ingero nziza, hari n'abatubera ingero mbi. Bityo rero uyu mwana akeneye urugero rwiza kuri mama, akeneye urugero rwiza kuri papa, umwana akeneye urugero rwiza kuba murera abari bo bose, baba bamubyaye bataramubyaye. Icyo nzi cyo ingeso dufite muri twebwe, umuntu icyo utanze icyo ubibye muri wowe mu mwana wawe nicyo uzasarura. Umwana ukaba wamutoje abaho nta kintu akora, nta kintu, ejo ukazakenera umukwe mwiza, ukazakenera urugo rw'umwana wawe rwiza, uzarukura he? Kuzahora mu magara bamukuregera, umugore wawe arasuzugura. Kubera iki? Umugabo yabyutse amuta mu buriri, umugabo ntarya niyari yarya nabi, mbese bya bintu ugategereza ibintu byiza bizava ku mwana, ukabibura ugatangira kwakira inkuru mbi, cyangwa ejo bakamupakingira bakamukugarurira. Nyamara warataye amafaranga menshi mu mashuri, ari n'igihangange. Hano umuntu wigeze aca umugani, arangije arambwira ngo umva mama Queen, iryo jambo riba mu mutwe wanjye sinjya ndisi. Barambwira ngo ubwiza bw'umukobwa ngo bushobora kumugeza ibwami, ariko ubwenge afite muri we nibwo butuma atindayo, nibwo butuma abayo. Hari ukuntu umuntu aba yizeye ku bwiza aremetse, ateretse, akavuga ati nge nteye neza kweri, ngewe ndasa neza, nge mvuka mu muryango ukomeye. Mbese housing party inyuma ye ntacyo wayinenga, ukavuga uti kabisa wowe Imana yakuremye kare, yakuremye neza, mbese ukavuga uti uyu muntu kweri nta nenge. Ariko abantu tubamo babiri, wa mugani wa channel yanjye yitwa Me and Me, hari wakubaza ati Me and Me ninde? Me and Me ni ngewe mama Queen yuvuga na mama Queen w'imbere. Hari mama Queen w'imbere, hari nanjye. Uyu rero hari umuntu uzi mama Queen w'inyuma, utazi mama Queen w'imbere. Urumva, hari umuntu uzi ngewe w'inyuma, atazi ngewe w'imbere. Rero ubu ubwiza bw'inyuma ubona n'umuntu bushobora kumutambutsa uyu munsi bukamutereka ahantu runaka, hanyuma mwe mwahamuteretse mukigendera, ariko ubwenge afite muri runaka w'imbere bukamugumisha ahantu, cyangwa se ejo ukabona bwahamukoye. Bityo rero niyo mpamvu uzasanga kenshi umuntu ajya mu kintu akajya bamuselekisiyo akavuga ati runaka arabereye kweri, ariko mu by'ukuri nubwo abereye physically, ariko capacity afitemo imbere ntabwo imwemerera kuba muri wa mwanya. We warebye inyuma, wavuze ati uyu muntu akwiye kwicara hariya hejuru kuri high table kubera ko asa neza, umushanana wamubera, make yasa neza sava, ariko kandi kimujyanye kumuhagarika hariya nta wa data we, ugasanga muri we nta kintu kibereyemo. Bivuga iki rero? Birakwiye ko abantu bagomba kuba bakuzi inyuma, ariko kandi n'imbere hari icyo ubitse, hari icyo ufite muri wowe gishobora kugutambutsa, hari icyo ufite muri wowe gishobora kukubesha ahantu, kandi ukahabura inyangamugayo, ntube wa muntu udafite icyo ashoboye. Inshuti zacu rero, ibi bintu tubitindeho, ibi bintu tubikurikire, ibi bintu dutoza abana inzira yacu. Nkatwe b'abakristo abantu mukunda kujya gusenga, hari ababikora byanyabyo, hari n'ababikora by'izina by'umuhango. Twongere tugenzure turebe ngo mbese turimo kurerera Imana. Bibiliya yarambwiye ngo uwo mwana ngo akurashimwa n'Imana n'abantu. Umwana bavugaga ngo akurashimwa n'iki? N'Imana n'abantu. Ese umwana wawe arakurashimwa n'Imana n'abantu? Mu mico no mu myifatire, njya numva bavuga ngo muzane ibyemezo by'imico n'imyifatire. Imico n'imyifatire ngo kuba utarafunzwe, ngo kuba utarakatiwe amezi yana, ibyo byose nuko babizi yuko hari abantu imico n'imyifatire byananiye. Umuntu akabura ubunyarwanda, akabura ubumuntu, akabura ubukristo, byose bikabura neza, byose bikabura. Ninjye nawe nitwe dufite uwo mukoro wo kugira ibyo duhindura, nitwe babyeyi Imana ibayihaye izo nshingano, kuko turi abambasaderi rega bayo. Niba yarankizeho ngewe umuririmbyi n'uwarimbye ngo mu migambi ye harimo n'izina ryanjye, icyo yanditse yaracyanditse. Mu migambi y'Imana harimo n'izina ryanjye, nibyo harimo n'izina ry'umwana wawe, ariko twe yadushyizeho nk'abafasha. Twebwe turafasha Imana kurera aba bana. Imana niyo nkuru kuri bo, ariko twe turabafasha. Kuko ari umuntu ugura imodoka, yamara kuyigura akavuga ati imodoka sinzayitwara, nzayiha umushoferi. Icyo uriya mushoferi azamufasha ni ukuyitwara mu muhanda kubw'inyungu runaka nyiri imodoka afite, ukajya ukora uverisa boss. Hanyuma imodoka igize ikibazo, wowe uraripotinga ukavuga ngo iyi modoka ipine yatobotse, iyi modoka isansi yashizemo, iyi modoka naha feri yanze.
ibyo byose ubibwira nyiri imodoka akaguha oda akakubwira ati noneho bigenze utya n'utya n'utya. Mwababyeyi mwe, twebwe turi abashoferi, turi abafasha b'Imana kugira ngo turere uru rubyaro yaduhaye. Niba umwana ntabwo ufite umva, abantu basenga barabizi, iyo ikintu kikunaniye wabuze uburyo ni ugushyira ivi hasi, nta kindi kitubeshejeho, kubera yuko nta kindi kintu cyagufasha, nta kindi kintu cyagushoboza. Inama we wazijya bikanga, ariko hamwe no gusenga nabonye Imana ishobora byose. Umuntu yaravuze ngo nzi ko ushobora byose kandi nta kibasha kugira gute kurogoya imigambi yawe. Rero kubera ko ibintu byose bitaratangira kubaho, nkunda akaririmbo k'abakatolike kavuga ngo ibisiza n'imisozi bitaratangira kuremwa, Imana yari gufite mu bitekerezo. Imana yari imfite mbere yuko mbaho, Imana yari gufite mbere yuko ubaho, Imana yari ifite urubyaro rwacu mbere yuko rubaho, yari izi n'uburyo ruzabaho. Nshaka kuvuga iki rero? Nshaka kuvuga ngo ubwo imigambi y'Imana ari myiza ku rubyaro rwacu, natwe tukaba twarashyizwe ngo tuba abafasha b'Imana kugira ngo tururere. Reka twe korora abana ngo niturangiza turere abakozi, ahubwo dufashe abana bacu kugira ngo turerere u Rwanda, tugire ejo heza, ejo generasiyo zigiye gukurikira cyangwa se ibisekuru bigiye gukurikira bizagira abana bazima. Ukurikije ukuntu isi dutwaza igitugu n'akavuyo karimo n'ibintu uko byihuta, ntabwo ejo twabona abantu bazima bahagarara mu cyuho cy'abayobozi dufite uyu munsi, bahagarara ku bagore bazima, bahagarara mu bagabo bazima ngo baduhagararire ujye uvuga utuye n'umwana wo kwa runaka. Rero ndasoza mbashimira, mureke turere abana bacu neza, tubatoze inzira bakwiye kunyura, kuva bakiri batoya bazasaza bakigenderamo, kandi Imana niyo mufasha wacu, niko tujya tuvuga. Ibuka gukanda subscribe kuri Me and Me TV show, ume comment aho biri ngombwa nubona bikwiye, usharinge, kandi ibitekerezo byanyu turabikeneye mfatikanyije namwe. Nakagaruka ni Mama Queen, umwami Imana nabaha umugisha, murakoze cyane.